hanyuma undi mfite imyaka 20 ndi ese ubundi wowe umukobwa ufite ngana ndizaba biyenze wagira inzu no mu uno muntu kandi yakubera igisubizo. Okay, ntacyo. Okay, ndi umukobwa mfite imyaka 20, ndashaka umukunzi ufite imyaka 26 akaba akunda imiziki kuko nikundira guceza pe, akaba azemera ko dukundana igihe kirekire mbere yo kubana. yego. Ese subiramo iyo nkuru kumwe. Noneho mva ikibazo, ashaka umuntu bazabana igihe kirekire, bazabanza bagakundana igihe kirekire mbere yo kubana. yego. Bitangira inkuru maze nyumve ngewe. Ndi umukobwa mfite imyaka 20, ndashaka umukunzi ufite imyaka 26 akaba akunda imiziki kuko njyewe nikundira guceza pe kandi akaba azemera ko dukundana igihe kirekire kabisa. Shawa ngo imiziki nta kintu mwijesha. Niba ashaka umukunzi rero nubwo yatwandikiye atubwira ko akeneye umukunzi ariko njye namurangira Bruce Melody, nagera nkamurangira Augustin, nagera nkamurangira uyashobora kuba yateye joke kuko ndabona akiri n'umwana. imyaka ingahe? Veni imyaka 20 akaba yikundira umuziki. ngashaka umuntu bacetse njye ngo yikunda guceza. Reka mubwira wa mukobwa, reka nibwire abasore, yego niba ukeneye, niba uri umusore ufite imyaka iyo ari yo yose ukaba ukeneye kuryoshya, injira muri groupe tukugezeho umukobwa ukeneye wo kuryoshya no akajya kumara n'irungu na stress byose kuko giye nk'uwo mukobwa si uwo mukobwa ubundi uze kumpa nimero ye, uzi yuko uyu nguyu wajya wumva ufite stress ukamuhamagara ukamubwira ati sheri ndagukumbuye, yagera ugahita ushyiraho n'indirimbo, yarangiza akakubyinira agataha wagize ute. hanyuma undi yanditse ngo muraho neza. uwo mukobwa aracyari umwana. Undi musore wumva akeneye umuntu, yumva akeneye umukunzi wo kumara stress, akaba yumva akeneye kuryoshya ataragize igihe cyo gushaka, yakaza akatujoyininga akajya muri link hasi, akajya muri comment agakanda kuri link akinjiramo.